Imana irashaka kumenya uyu munsi. Utinda kuvuga. Reka dusome muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 19. Nuko rero bene data bakundwa, umuntu wese yihutire kumva ariko atinde kuvuga kandi atinde kurakara. Iyo umuntu ahangayitse kandi arakaye ntabwo ari byiza kwihutira kuvuga ibyo yumva cyangwa se atekereje byose, ahubwo tugomba gusubira inyuma mu ntekerezo zacu tugatuza hanyuma tugatekereza ku byo tugiye kuvuga. Ntukavuga amarangamutima yawe kandi ugire ku rurimi rwawe ruvuga ibikwiriye. Jya ugira ikinyabupfura kandi utuze. Ibintu byose nubwo byaba ari ukuri ntabwo ari byiza kubivuga. Ntabwo ugomba kujya impaka n'abantu ko bishobora kubyara amahane cyangwa se intonganya. Ntugomba kandi gutanga ibisobanuro kuri buri kintu cyose cyangwa se gukosora abantu bose. N'igihe uzi ko bibeshye cyangwa se bakosheje, jya ubanza wibaza uti ese birakwiye ko tuvuga ibintu byinshi kuri iyi ngingo cyangwa birakwiye ko dutongana? Inama nziza ni uko warinda ururimi rwawe ukarubuza kujya mu ntonganya kugira ngo bitaviramo amahane ndetse no kurwana. Mwene data, nubwo abajwe nuko umufasha n'abana bawe bagiye ahantu hose maze bakakuvuga nabi bakanaguharabika, nubwo wirukanwe mu kazi urengana, humura Imana izaguha kandi keza kanafite umushahara urenze kuri uwo wakoreraga. Nubwo bakugambaniye business yawe ikagenda nabi, humura Imana ije kukuzamura yongere gushumbushe. Nubwo bene wanyu ba mu mahanga ntacyo bakumariye, Imana iraje guhuze n'abandi bantu utazi kandi bazakugirira akamaro karuta ko bene wanyu bari kuzakugirira. Imana izakuvugira kandi izakurenganura hanyuma igaragaza ukuri kwawe. Ntugatanga ibitekerezo bibabaza cyangwa se bikomeretsa abandi nubwo ari amakosa yabo. Jya ugerageza kwitwara nk'umukozi w'Imana kugira ngo utazagaragaza ukwicuza nyuma. Kuvuga ibintu bibi biroroha, ariko umuntu akomeza kumva ububabare bw'ibyo yavuze nyuma y'igihe kirekire cyane, kuko burya akarenza umunwa karushya ihamagara. Ni byiza cyane gutinda kuvuga, ni byiza gutekereza ku byo ugiye kuvuga, kandi ntuzigere wangiza umubano wawe n'inshuti zawe kubera ibintu bibi wavuze. Dusenge. Data, urakoze kubw'ibyiza ujya umpa, urukundo n'ubudahemuka mu buzima bwanjye. Nzi ko amagambo yanjye afite imbaraga kandi ko ngomba kwitondera ibyo mvuga kugira ngo navuga nkoresheje amarangamutima yanjye bikamviramo ibicumuro. Nahisemo gutinda kuvuga, gutinda kurakara no kwihutira kumva, ariko kandi simvuge byose nubwo byaba ari ukuri. Ujye unshoboza kubigeraho mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nemi Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Mwatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelisme@yahoo.com, cyangwa se nanone mukatwandikira kuri WhatsApp ukoresheje ikimenyetso cyo guteranya 141 232 654.